Yongeye kubaha ikaze abakunzi ba channel yacu Update Trends. Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeze kugenda ibuzuriza ibyifuzo aho mwagiye mutanga bigiye bitandukanye. Rero twaje kureba tubona n'inama buriya mu buzima busanzwe zazikenewe, niyo mpamvu twatangiye gahunda tujye gutangira gahunda yitwa ijambo ry'umunsi. Muzamugenda gukomeza mugenda mwumvamo inama zigiye zitandukanye zagufasha mu buzima bwa buri munsi bugiye butandukanye. Niyo mpamvu musaba ngo wowe wakora subscribe kugira ngo hatazajya na kimwe kigucika, kuko hano hagiye kuzajya hacaho amagambo yagufasha mu buzima kandi y'ingirakamaro. Musaba ngo nimba ari na mugenzi wawe wumva wifuza ko atacikanwa n'izi nama z'umunsi, kuko zigiye kuzaziza zigera mu mpande zose z'ubuzima bugiye busanzwe bwa buri munsi tugenda ducamo, nagusaba ngo umubwire ngo abe yakora subscribe kugira ngo atazaba yacikanwa n'ibi biganiro byacu. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bintu bitatu ubundi umuntu agomba kurinda mu buzima bwe. Ibintu bitatu nyine by'ibanze ugomba kurinda. Ni byinshi tugomba kurinda, nk'urugero ubutunzi bwacu, amabanga yacu, umuryango wacu, ariko buriya hari ibintu bitatu ushobora kutitaho mu byo urinda, bikaba byakuviramo ibibazo cyangwa se bikaba byatuma iyi si utabasha kuyibamo neza. Ikintu cya mbere numva umuntu yakagombye kuba yarinda muri ubu buzima bwa buri munsi nicyo cyitwa ibitekerezo. Ibitekerezo ni ibintu bikuyobora mu buzima bwa buri munsi. Ibitekerezo, mu gihe umuntu afite ibitekerezo bibi biba byabasha kuba byagera hanze, nta kintu abasha gukora mu gihe ufite ibitekerezo bibi. Niyo mpamvu umugabo bita Mahatma Gandhi, umugabo w'intwari y'Ubuhinde, umugabo ukomeye cyane wabashije kuba yakura mu Buhinde koloni bw'Abongereza, niwe waje kuba yavuga ngo ntuzatume hari umuntu uguca mu bitekerezo afite ibirenge byanduye. Ikintu nashatse kuvuga aha ngaha ni uko ntuzemere kugira umuntu ugushyiramo ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi, buriya ibitekerezo bifite ukuntu bya afekita, kandi iyo wamaze kwemera umuntu akajya agenda akubibamo ibitekerezo bibi, niho hahandi inyuma usanga uri kugenda wirimbura gake gake, kubera ko buriya ibintu bitangira gate ari bitoya wumva ntacyo bitwaye, aza kugira za nama mbi, akuremo ingengabitekerezo mbi, cyangwa se hari byinshi agenda akubwira ko ari byiza nyamara ari ibintu bisenya. Niyo mpamvu ati ntukemere umugenda mu bitekerezo byawe afite ibirenge byanduye. Ko murabizi ubwonko nibwo buyobora umubiri wose. Mu gihe ufite ibitekerezo bibi, nta kintu cyiza na kimwe cyakuvamo muri wowe ifite ibitekerezo bibi. Niyo mpamvu ibitekerezo nicyo kintu cya mbere umuntu aba agomba kurinda, kubera ko umuntu akoze mu gutekereza. Ubuzima bwa buri munsi ikintu cyose buriya ugiye gukora ubanza ukagitekerezaho neza, kuko uzarebe muri ba bantu bajya bakora batatekereje n'abandi usanga bahora bicuza, bahora bahangayitse, kubera ko ntabwo ajya afata umwanya uhagije wo gutekereza. Niyo mpamvu iyo wangiritse mu bitekerezo biba bigoye ko hari ikindi kintu kizima cyangwa undi musaruro muzima watanga. Nk'urugero, abantu bafata ibiyobyabwenge, biragoye ko buriya wakwizera nk'ibiyobyabwenge byabase akabasha kuba yakubera umuyobozi wa kampani, akabasha kuba yakubera umufasha, kuko mu buzima bwa buri munsi dukeneye ibitekerezo bishyashya kandi byiza byubaka. Ikintu cyose tugiye gukora tuba dukeneye ibitekerezo, ariko muri cya gihe ibitekerezo byamaze kwangirika, nta kindi kintu uba wabasha gukora uretse kuzajya guhora ubaho ubuzima bwawe bwa buri munsi wicuza. Niyo mpamvu usanga abantu bose bavuga ati irinde ibiyobyabwenge, kuko buriya ni ibintu bigenda bikavangira ibitekerezo. Irinde ibintu bita izi video z'urukozasoni, ibintu byose bigenda byangiza ibitekerezo, kandi nyamara ibitekerezo biri mu kintu cya mbere umuntu mu buzima bwe yakagombye kuba yarinda kurusha ibindi bintu byose birinda. Wamaze kwangirika ibitekerezo, nta kintu kizima waba ukigejejeho uretse mu buzima bwawe bwose wicuza. Ikindi kintu cya kabiri umuntu aba yakagombye kurinda cyane iki cyitwa umubiri we. Buriya nyuma yo kugira ibitekerezo byiza, ukenera n'umubiri uzira umuze, umubiri ukora neza kugira ngo ubashe kuba bya bitekerezo watekereje wabishyira mu bikorwa neza. Mu gihe wamaze kwiyangiza, ukiyangirisha tuvuge ubusambanyi, ukiyangirisha ibindi bintu bigiye bitandukanye, ni ikintu kidashoboka yuko wabasha kubona za mbaraga zo gushyira mu bikorwa bya bitekerezo wagiye utekereza ahabanje. Aka kanya nimba uba mu umuryango wawe ukaba uwukunze, wifuza ko wakawugumanye, nuko ikintu cya mbere ugomba gukora, rinda umubiri wawe, kuko ni impano ikomeye buriya uba uzaha umuryango wawe. Kuko hari ibintu ushobora gukora uri wenyine, nyamara bikaba byabasha kwafekta umuryango wose.
kuko numara kwangiza umubiri wawe ushoye mu busambanyi ukuyemo za ndwara zigiye zitandukanye za sida, imitezi, ibiki n'ibiki, umuryango wawe niwo wa mbere uzahangayika mu gushaka kuba wabona ubuvuzi, cyangwa se mu gihe ibyo bari bakwitezeho utabitanze, ni igihombo gikomeye uzaba ubateje muri ako kanya. Niyo mpamvu umubiri nawe ni ikintu gikomeye kigomba kurindwa, kubera ko umubiri, ubuzima ni ubwa mbere, nta kintu waba gukorera udafite ubuzima buzima. Ariko bidashatse kuvuga ko n'abantu bafite ubuzima wenda bwagiye buzamo ibibazo, bwagiye buzamo agatotsi, indwara, nabo nta mpamvu ihari yo kwiheba. Buriya iyo umenya ibintu hakiri kare, ukaba wamenya ko hari uburwayi ufite hakiri kare, biragufasha kwirinda, kugira ngo, kandi hari uburyo bwagiye bushyirwaho ku buryo bwafasha umuntu wabashije kuba yarwara ariko akagumana ubuzima buzira umuze, akaba yabasha gukora neza igihe ugiye ukurikiza inama nziza ugenda uhabwa. Muri make, umubiri ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko buriya iyo umaze kwangirika biragoye ko wagaruka mu murongo. Hari ikintu kimwe ushobora kuba wakora umunsi umwe kikangiza umubiri wawe cyangwa se ubuzima bwawe iteka ryose, ukaba uzabaho ukicuza, kandi nyamara byari byoroshye kukirinda utwo wamara ubuzima bw'undi busigaye bwawe uhora wicuza. Ubwo niyo mpamvu twabonye ko buriya ubuzima nicyo kintu cya kabiri umuntu agomba kuba yarinda mu buzima bwe cy'ingirakamaro kurusha n'ibindi ibyo aribyo byose. Amafaranga ushobora kuyagira nta buzima, nta kintu byakumarira. Kuba wagira amafaranga ufite indwara yakurenze, n'undi wazajya uhora uyasipendinga, cyangwa se hari n'uburyo ki ushobora kuba urwaye ku buryo niba wabona amafaranga kuyasipendinga bitashoboka. Niyo mpamvu ubuzima buracyari ikintu cy'ingenzi. Ikindi kintu cya gatatu twumva cyagombye kurindwa cyane by'ibanze, icyo cyitwa sosiyete. Buriya wabyanga wabyemera, hari ukuntu ugomba kuba muri sosiyete. Ushobora no kuvuga ati sosiyete mbayemo nta nshuti ngiramo, sosiyete mbayemo iranyanga, igize ute, ariko buriya sosiyete wabyanga wabyemera ni ikintu kizagufasha cyane, kubera ko mu gihe warwaye ntabwo bizajya kumenywa na nshuti yawe iri hanze y'igihugu, bitari byamenywa n'umuturanyi wawe. Buriya mu gihe wagize ibibazo, wapfushije umuntu ukeneye gutabara, ba bandi mwegeranye nibo bazatera iya mbere kugira ngo bagutabare, nibo bazahagera bwa mbere. Mu gihe uburaye, mu gihe ugiye kubwirirwa, nta wundi muntu uzayimenya mbere ya umwe muturanye. Buriya abantu bize biology hari ikintu bita, hagenda habaho ubwoko bugiye butandukanye bwa competition. Abantu nyine ku isi habaho competition zitandukanye, competition z'ibiryo, competition zo kubaho nyine hagati y'inyamaswa. Ariko hari competition yitwa mutualism. Ni competition ni hamwe uba usanga umuntu mubanyeho mufite uburyo mukimukenerana, hari serivisi umukorera y'ingenzi nawe arinda agukorera y'ingenzi. Urugero turubona ku rurabo n'uruyuki. Buri ururabo n'uruyuki nta yindi sano nimwe bigirana, uretse kuba uruyuki rujya guhova ku rurabo kugira ngo rubone ubuki, dukore ubuki, ariko buriya n'uruyuki rufasha ururabo mu kintu cyitwa pollination. Pollination ni kubangurana kw'indabyo, kuko rufataho, rukaba rwafata za ntanga, iyo ruguyeho hari ukuntu ushobora gufata ukuraho intangangabo, rwazajya guhova ahandi, rukaba rwajya guhova ku rurabo rw'ikimera cy'ikigore, rukaba rwasigaho za ntangangabo, hakaba habayeho pollination, kubangurirana. Niyo mpamvu rero buriya ururabo n'uruyuki bifashanya mu buryo bitazi, ariko byose hatabayeho inzuki pollination ntayabaho, hatabayeho n'indabyo ubuki ntibwabaho. Urumva ko ururabo n'inzuki niyo relationship bijyana n'abantu rero uko byakagombye kugenda. Hari umuntu ugomba kuba wagumana mu buzima, nta kindi kintu akumarira, ko bitewe na serivisi mugenda mukeneraho, umenya ko mu gihe wagize ikibazo uwo muntu niwe uzaba hafi akagufasha, cyangwa se mu gihe we yagize ikibazo nawe ukaba wamufasha. Muri sosiyete nuko tugomba kubaho. Ugomba kumenya ko nta muntu wigira ubaho, kuko ushobora kuba wavuga ko wihagije, ufite amafaranga, ufite ubwenge, ariko aka kanya iyo urwaye ugakenera amaraso ntabwo wayiha ngo bigushoboke, uzakenera abantu bo hanze. Nuba waramaze kubakamo isura mbi, isura y'ubugome, isura idafasha, isura itagira ute, nta muntu uzegera wakifuza ko yagufasha. Nurwara ugakenera impyiko, uzakenera sosiyete, uzakenera abantu babashe kuba bakudepana muri icyo gihe urimo. Buriya kandi nanone amafaranga yigushobora kuyajya, ariko ntabwo uzagira amafaranga ujye witekera, ujye wihingira. Nimba uhinga uko biri, uzakenera abandi bantu bagenda bagufasha
mu buryo bwo gukoreshamo ya mafaranga yawe kugira ngo nawe ugende ubona serivisi nyinshi zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu buriya na sosiyete iri mu bintu bigomba kurindwa, kubera ko nabyo si byiza kuba wapfa ugasiga inkuru ku musozi ngwino wa mugabo cyangwa se wa muntu wari ubangamye turatomboye aragiye. Baho neza kuko ntawamenya ejo, ntawamenya ibizabaho ejo, ibizaza ejo. Niyo mpamvu ugomba kugumana sosiyete ufite aka kanya ukayirinda neza kugira ngo utazagera wicuza. Ubwo rero tumaze kubona ko ari ibintu bitatu. Cya mbere ibitekerezo. Mu bitekerezo, ibitekerezo ni bya mbere mu buzima. Umuntu akozwe mu gutekereza. Umuntu buriya nta munota n'umwamara udatekereje mu mutwe keretse iyo uryamye. Niyo mpamvu ibitekerezo ari bya mbere. Hagakurikiraho umubiri kugira ngo bya bitekerezo bifunctioninge neza cyangwa bikore neza, nuko bisaba umubiri muzima wo gukoreramo. Umubiri ni nka headquarter y'ibitekerezo. Ibitekerezo ni byiza ariko bikenera umubiri birakoreramo. Ibyo byose iyo bimaze kuba, waramaze utekereza neza, ukora neza kuko ufite umubiri muzima, ariko uzakenera society yo kubamo mu buzima bwa buri munsi, gufasha mu buzima bwa buri munsi, mu gihe serivisi mugiye mukeneranyeho byose. Niyo mpamvu ibyo ni ibintu by'ibanze bitatu umuntu agomba gukenera kurinda mu buzima. Kabura uzirinde kuba watakaza ikintu cyitwa inshuti. Takaza inshuti ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye kuko inshuti igufasha mu buzima bwa buri munsi. Kandi none mu gihe buriya ufite inshuti, nimba uzi ko ufite inshuti ariko atari za ziri zirimo uburyarya, ujye uharanira ko yakubenefitingaho byinshi kuruta we ibyo umwitezeho. Nyine buri wese naharanira kuba mu bucuti ari gutanga byinshi, bwa bucuti uzasanga buzatera imbere kuko buri wese azaba yumva ashyize mugenzi we imbere. Irinde abantu baza bakubwira ngo abantu ngo barangiza, ngo abantu bagira ati buriya you never know. Abantu baratabara mu isi tubamo turi abantu, ntago uteze kuzabona ikindi kinyabuzima gishyashya ngo bareka nifatiringa ihene nizo zitarangirika ngo barizo mbicuti nazo. Oya, abantu buriya ntabapfira gushira. Baravuga ngo ntawizera umwana w'umuntu, ariko nawe ujya wibuka ko uri undi mwana w'umuntu. Nawe uri umwana w'umuntu kandi hari byinshi ujya gukora, ugakenera ko ugirirwa icyo cyizere. Niyo mpamvu nawe icyo ushaka kugirirwa nawe ugomba kukigirira abandi. Gandhi yaravuze ngo impinduka ushaka kubona ku isi, uwa mbere wo kuyikora. Niba ukeneye kugirirwa icyizere, nawe tangira ukigirira abandi. Ureke kugendera muri cya kigare ngo ntukizere umwana w'umuntu. Siba kumwizera ngo ukabye cyangwa se umushyiremo icyizere cyawe cyose, kuko buriya gutengushye n'ahandi havamo za depression cyangwa se n'ibiki. Ariko izera umuntu kuko nawe hari byinshi uzajya gukora. Ukenerwe kwizerwa, ukeneye kugirirwa icyizere, kuko buriya ubuzima butagira icyizere nta kintu bwabamaze kuri izi. Nta kintu bwabamaze kuko nta handi uzakenera ikibazo wajya kuguza umuntu amafaranga fatire reka sinizeye ko wazayansubiza. Nta uzajya gukenera ikintu se wamperekeje ahantu sinizeye ko ari iby'ukuri. Niyo mpamvu rero buriya kugirirwa icyizere ni ikintu cy'ibanze cy'ingenzi kandi umuntu wese agomba kuba yaharanira. Rero mu gihe ushaka kukigirirwa, nawe gerageza kugira abo ukigirira. Si ibyo gukabya, nturengere, ariko buriya biba ari byiza kubaho neza, kubana n'abantu neza, kuko ntawamenya ngo ese ejo ninde uzagufasha mu gihe uzaba wagize ikibazo runaka. Gusaba kugira ngo nimba wakunze ibiganiro byacu, shyiraho like cyangwa se ubashe kuba wabisharinga abandi bantu bagiye batandukanye, kandi ureba wasikore kuri subscribe, kuko kuva uyu munsi tugiye kujya tubana mu kiganiro cya buri munsi kigiye kirimo inama nyinshi zigiye zagufasha, zakubaka mu buzima bwa buri munsi. Kubera ko biravuga ngo umuti umwe wifasha ibisazi. Wigira nyine inama buraza zikenewe ku mpande zombi kugira ngo turebe ko hari ikintu gishyashya wakunguka mu buzima. Murakoze. Ciao ciao.